gufungurwa hashize ibyumweru 2 gusa ishyaka ryanjye ryongeye kuntorera kuriyobora ndi manda y'imyaka 2 ni kuvuga ko niba bagenzi banjye dusangiye urugamba rwa demokarasi barangira icyo cyizere none nkaba mfite n'amahirwe yo kuba ndi hanze nta mpamvu yo kudakomeza icyo cyizere bangiriye. Muri ko gukomeza murateganya kuba mwajya mu bikorwa byo kwandikisha ishyaka? Mbere yo kwandikisha ishyaka hari byinshi bigomba kubanza kubaho. Icya mbere kubirebana ishyaka ubwaryo dufite abarwana ishyaka bafunze, abari bahagarariye ishyaka bose mu gihugu ndetse n'abari baduhagarariye mu turere tw'igihugu. Umwe yarishwe ari mu burasirazuba, abandi barafunzwe kimwe n'abari bakuri ishyaka. Urumva icyo ni ikibazo, ntabwo bavuga ngo ugiye kwandikisha ishyaka ugifite abantu bakiri mu manza. Turashaka kubanza gukurikirana ibyo bibazo byabo ngabo bikarangira bikava mu nzira. Ikindi cya kabiri, urabona mvuye muri gereza, ngomba kubanza nkuko navugaga gufata umwuka mu gihugu. Ndimo ndahura n'abaturage, abaturage bo barakubwira bati dufite ikibazo cy'ubukene, hari ubukene bukabije nubwo harimo abakize bake cyane. Herutse kumbwira akantu keza karababaje, ariko yavuze ngo turimo turakopa ubuzima. Ntese gukopa ubuzima ni iki? Ati ngereranyije ibintu nsabwa kugira ngo umuryango wanje ubeho, ati niba nagombye kuba ninjiza amafaranga 150 ku kwezi, atariko mfite ayo nshobora kubara ninjiza ni 40,000. kandi wa muntu mu giturage uvuga ati niba nafite munsi y'urugo ndanahinga, usubye ko nambwira ati uturimo twanjye kora ko abana bari kwiga ndimo tugurisha, donc turimo hari ubukene ndimo ndatugurisha, mwese nidushira bizagenda gute? Ati nyine nuko gukopa ubuzima. Umva ni ikibazo. Abo mu mujyi nabo barakubwira bati ubuzima bwo muri Kigali aho bugeze ntabwo tugishobora gukurikira. Donc nukuvuga niba umunyarwanda ari mu giturage no mu gihugu mu mujyi akubwira ati ubuzima bwanjye ntaho mfite mpagaze muri iki gihugu, urumva ko ntabwo nakwihutira gukora politike ntabanje kumva ibyo bibazo by'abaturage, kugira ngo noneho kuko icyo nshaka gukora ntabwo ari ishyaka ryo kugwiza umurongo mu gihugu, ndashaka gukora ishyaka ritanga ibisubizo ku bibazo abaturage barimo. Niba ari umunyarwanda w'umukene avuga ati ntabwo ndi kwibona, sindi kubona umwanya wanjye mu gihugu, mbere ko njya kwandikisha ishyaka ndabanza ndebe ntuwo muturage ese umwanya mu gihugu, kuko umuturage n'umunyarwanda agomba kugira umwanya we mu gihugu. Umuturage afite uwuhe mwanya? Hari ibibazo ndimo ndumva barimo, umwarimu arambwira ati mfite ikibazo ndashonje, barimo barambwira ngo nintange ireme ry'uburezi. Atari ko si ireme ry'uburezi ndaritanga, amasomo gahunda z'amasomo bazihindagura buri munsi, bakatubwira kwigisha nta fashanyigisho dufite, bakatubwira kwigisha nashonje. Nawa mwana nigisha arashonje, umwarimu aherutse kumbwira ati umwana yaje yakererewe angwa imbere. Mu gihe muzanzamuye mubaze se mwana wabaye iki? Ati maze iminsi 2 ntarya. Ati nzigisha umwana ntariye, nigisha umwana utariye, ireme ry'uburezi rizavaye. Ibyo bikanjyana kuri bya bindi duhora twumva ko politike ihari y'ubukungu, ngo kugira ngo tuzagira ubukungu bushingiye ku bumenyi. Nese niba ubumenyi umwana atabuhawe mu ntangiriro hasi, ubwo bumenyi tuzabukura hehe? Ubwo bukungu tuzabwubakira ku buhe bumenyi abana batahawe? Hari ibibazo byinshi bihari biri mu gihugu. Hari abacuruzi bacuruza, tuvuye nk'abacuruza amafaranga no minsi navuganye n'abacuruza amadolari bakora abavunjayi, barambwiye bati mbere banki yaratubwira, beneri yaratubwiraga ngo dushore nibura $20,000. Izo $20,000 twarazishoye, ati nuko zikojya kurangira utarashobora kubona abantu baza kukugurira ayo mafaranga. Ati none beneri avuga ati none ngo tuzamure ngo tugere $50,000. 50 byonyine ntazo dufite, kandi tunazishyiramo se uragurirwa nande ko nta bantu bahari. Donc hari igihugu nta mafaranga gikenye, abantu barakennye, hari ikibazo cy'ubukene bw'amafaranga mu gihugu. N'abacuruzi ubwabo bakubwira ati ducuruza ariko ntabwo bagomba kuza kutugurira, nta bushobozi bafite. Urumva hari ikibazo gihari gikomeye cy'ubukene, cy'ubukungu bw'igihugu. Tugomba kureba ubukungu buke buhari bugomba gusaranganywa mu banyarwanda bose. Abanyarwanda bose bakazamuka, nibwo twagira igihugu kizamutse. Buri munyarwanda wese avuga ati nta kibazo n'ubwo ndi mu giturage n'ubwo ndi mu mujyi nshobora kubaho. Ariko igihe dufite abo bantu bose dufite ibyo bibazo, hari n'ibindi byinshi nakubwira ndimo ndiga, ndimo ndumva ibyo bibazo by'abaturage, kugira ngo mu bantu abanza kore gahunda ihamye ya politike. Kuko urabona gahunda ya politike y'ishyaka nazanye 2010 yari muri icyo gihe hashize imyaka 8. Hari ibibazo ndo twavugaga byakemutse, hari ibindi bibazo bigihari, hari n'ibindi tubona biri imbere. Urumva rero mbere yo kuvuga ngo umuntu arihutira kwandikisha ishyaka, nukubanza kureba ibyo bibazo by'abaturage, ukabanza ugahura n'abaturage bakakugezaho ibyo bibazo, none ugakora gahunda ya politike. Ubereke utudere gahunda ya politike mbazaniye ishobora kubafasha kuva muri ibyo bibazo ni iyi ngiyi. Kuko no mu bibazo bya mbere bihari ni ikibazo cy'ubwisanzure nyine, kugira ngo nabo bantu, kuko n'ikindi kibazo abantu bambwiye, ikibazo nasanze 2010 n'ubu gihari, ni ikintu kitwa ubwoba mu banyarwanda. Uzi ko usanga umuntu ambwira ngo Ingabire rwose turakongeza nkongere kuvuga, Ingabire turakongeza wafashe passport ukagenda ukava muri iki gihugu. Ngo kubera iki? Kubera ubwoba. Avuga ati nukubaho mu bwoba, ubundi nta muntu uvuga, nta muntu. Kavuga nti bishoboka biti? Bishoboka bitase ko abantu bakomeza kuba mu gihugu bumva bafite ubwoba. Donc urumva hari ibibazo byinshi nk'abanyarwanda
numva tugomba kwicara hamwe tugashakira igisubizo kandi ntabwo numva abanyarwanda bari mu gihugu gusa n'abanyarwanda bari hanze ndimo ndabumva hari ikibazo umwana w'umusore yambajije numva kinkoze ku mutima umwana w'umusore yarambwiye ati ngewe aho turi twifuza no kugira icyo dukorera igihugu cyacu ariko biratubabaza iyo twandika nk'inyandiko cyangwa tukabona CNRG urwego rwa leta rushinzwe kurwanya ivangura rushinzwe kurwanya genocide ruvuga ruti mwene kanaka wowe ntukavuge ntukagere n'icyo ubona kubera yuko uri mwene kanaka kubera ko iwanyu bagize uruhare mu bibazo byabaye mu gihugu cyacu iwanyu bagize uruhare muri politike muri 59 iwanyu bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi muri 1994 ariko wasanga uwo mwana ugasanga ni ikibazo kuko uwo mwana n'u Rwanda rw'ejo niba urwego rw'igihugu rumutera ubwoba uwo mwana ubwo se turimo turubaka u Rwanda rujya he kuko uwo mwana byanze bikunze u Rwanda n'urwo nubwo ari hanze igihugu n'icyo kandi aravuga ati mfite inyota koza mu gihugu